gukurikirana Ab'Ijuru TV kanda subscribe hanyuma urahita utubona neza nkuko rero mubimenyere cyangwa se bisanzwe tuba dufite ibiganiro bigiye bitandukanye ariko kuri uyu munsi turi kumwe n'umuntu umeze neza cyane nkuko mumubona ndetse murabona yuko nta kibazo cye mu yandi magambo ntari Shalom. ngira ngo rero wenda tudatinze tutabatindiye atangire atwibwira kugira ngo burya tuze kuganira nawe namwe muzi ninde turi kumwe hano muri iki kiganiro. Urakoze cyane, amazina nitwa Kayiranga Richard, ndi umuhanzi uririmba indirimbo zahimbiwe Imana, ndacyari umusore, hari ibindi bikeneye kuvuga birenze ahora. Nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo. Okay, uti rero nkunda Imana tunakunda n'abantu bayo, hanyuma rero ibyo ubihuza ute gukunda Imana n'abantu? Of course, ikintu cya mbere ni urukundo. Urukundo rero ukunze umubyeyi ntabwo yabura gukunda umwana. Niba nkunda Imana, ibiremwa bye ntabwo nabyanga. Urumva ni ibintu bibiri bijyana kandi bigakorerwa icyarimwe. Niba ari Imana ari we data wa twese nabibyaye cyangwa se ibiremwa byayo bigomba gukundirwa muri rwa rukundo Kristo yadukunze. Okay. Good. Ibyo ni byiza cyane rero nkuko rero mu byumva turi kumwe na Kayiranga Richard, hanyuma ngo akaba ari umuhanzi w'indirimbo zahimbiwe Imana, ariko turaza kuba tubimenya neza cyane nimba koko ari byo cyangwa nimba ari bya bindi mwita incuka. Hanyuma rero Kayiranga, usibye kuba uri umuhanzi uririmba indirimbo zahimbiwe Imana, bifite na aho bihurira n'urusengero. Ese waba ukijijwe cyangwa ni kwa kundi umuntu akunda kuririmba kumva yaririmba cyangwa se unakijijwe? Umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, burya ntiwaririmba ibitakurimo. Birashoboka yuko tuzi abahanzi benshi baririmba indirimbo zisanzwe za secular, izindi bakaziririmba nk'indirimbo nyine ziri aho ngaho kugira ngo barusheho kunezeza abafana cyangwa se bisange mu bisate byombi, bisange muri gospel bagaruke banisange muri secular. Hanyuma biranashoboka ko umuntu ashobora kuririmba ariko adakijijwe. Wamubaza itorero akavuga ngo nanjye Imana ndayizi, wamubaza ahurira n'Imana akakubwira ati ibyo byihorere. Hanyuma turagira ngo tumenye neza ko umutima wawe uguhamiririza yuko ukijijwe. Urakoze cyane. Nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nkiri muto 2003. Nibwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma mbaho muri iyo nzira. Natangiye guhishurirwa cyangwa kumenya uburemere bw'agakiza 2008. Ubwo natangiye kumenya agaciro agakiza ni iki. Urumva 2008 maze kubyakira neza, maze kubishyira mu mutima wanjye, bimaze guhabwa intebe muri je, nibwo natangiye urugendo rwo gushyira hanze amarangamutima nabaga mfite imbere mu mutima wanjye. Natangiriye cyane ku gisigo, nanditse igisigo gisingiza Imana. Icyo gihe 2008 numvaga birimo biza, numvaga mbyishimiye cyane, nibwo natangiye gufata ikaramu nkatangira no kujya nandika ibihangano, nkandika indirimbo, nkandika imivugo, nkandika ibisigo, nkashyira aho ngaho. Nibwo natangiye kubyiyumvamo neza. Ndakijijwe, nsengera mu rusengero rwitwa Miracle Center i Remera kwa Bishop Summit. Kwa Summit. Yego. Hanyuma rero Kayiranga, wakijijwe ryari? Nakijijwe 2003. 2003. Hanyuma nari nkiri muto, ntabwo navuga ngo nari mbisobanukiwe neza cyane. Simvuze ko nari muto cyane uburyo umuntu atabasha gutandukanya ikibi n'ikiza, ariko ngenekereje nari nkiri muto. 2008 nibwo naje kumenya neza agakiza ni iki. Naje gushura agakiza umutima wanjye, nibuka neza ko umuntu akijijwe ibyo wakoze. Ni ibihe byaha byakundaga kukubata cyane kumbura imbata y'icyaha? 2003 urumva niho ntahera ko aribwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. 2003 abantu banzi niza ahantu bita Nyarubuye Primary School, nari umwana ukubagana cyane, nari indwanya, nari nzi no kuva mu rugo nkajya gufata inkoni kugira ngo ntangire abahisi n'abagenzi, nari nkubaganye ku kindi cyiciro. Ariko Imana iza kungirira neza, aho nakirijwe icyo gihe banyigisha neza ko no kurwana ari icyaha. Urumva ngiye icyo gihe nanakizwa, nari nzi icyaha nakoraga, nari nzi ko ndi umurwanyi, ko nicyo nakijijwe maze no kubwirwa.
so barambwira uburwanyi, ubukubaganyi, kwanduranya, numvaga ari cyo cyaha ko ntabwo nari nzi ibindi byaha. Ariko 2008 nibwo naje kwinjira neza mu gakiza, ndavuga ngo koko nari umunyabyaha, nari inkozi y'ibyaha, hanyuma ngendera mu murongo wo gukizwa neza. Na cyane ko njya nkunda kuvuga ngo ntushobora kuba mu bwami udafite amahame y'ubwo bwami. Kugira ngo ube mu bwami bigusaba kuba utunze amahame y'ubwami. Nsobanukirwa ko kugira ngo mbe mu gakiza byuzuye cyangwa se bihesheje agaciro ubuzima bwanjye, ariko nagerageza kugendera mu mahame y'ubumana. Hanyuma rero wenda dukomeze gatoya, uri umwe mu bahanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi bakomeje kumvwa cyane cyangwa se kuririmba indirimbo zifasha imitima ya benshi. Ahangaha nk'indirimbo bizarangira, turagira ngo gato udukorere mu nganzo kuko twumve yuko uri umuhanzi, then noneho wenda tubone gukomeza kuganira, ariko noneho abantu bamenye ngo ni Kayiranga Richard byanyabyo. Urakoze cyane. Agahinda n'umubabaro bizarangirira, ibyishimo n'umunezero nibyo nsanga. Agahinda n'umubabaro bizarangirira, ibyishimo n'umunezero nibyo nsanga. Murakoze. Abadukurikiye rero komeza ukande subscribe, hanyuma ube wakomeza kudukurikira. Ngira ngo rero Kayiranga turaza kuba tugaruka muri bimwe wenda mu bikorwa urimo utegura muri iyi minsi, mbere yuko wenda tuza kugira gutya tugasoza. Ndagira ngo noneho utubwire bimwe mu bikorwa utegurira abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Urakoze cyane. Mfite indirimbo actually bumaze kuzuza album iriho indirimbo 7. Ndateganya gutegura neza kugira ngo izo ndirimbo zose zishyirwe hanze. Ikindi mu gihe ntaramenya neza, ariko nabwo ndashaka kuzakora igitaramo. Na cyane ko vuba ahangaha dufite igitaramo tuzaba turimo cyo kuramya no guhimbaza Imana. So rero muri gahunda mfite no gushyira hanze ibyo mfite kugira ngo bifashe imitima y'abantu bose muri rusange. Hanyuma watangiye uvuga yuko uri umusore. Ese mu gihe cy'ubusore umuntu agera akakirenga akaba umugabo, ese none urateganya iki ku bigendanye n'umuryango? Ese ugira umukunzi cyangwa uracyahigahiga n'abandi bose? Ndamufite, ariko ntabwo nakubwira ngo n'uyu, cyane ko ku ruhande rwe ashobora kuba atabikunda, atanashobora kubyishimira, ariko ku ruhande rwanjye ndategura, reka mvuge ngo vuba cyane, reka bari iyo mvugo nkoresha, bizajya ahagaragara. Oya, biranashoboka yuko buriya iyo uvuze ngo mfite umukunzi ufite benshi, bose nyine bahita biyumva ko barimo, ariko iyo uvuze izina ushobora kunyemerera nkabigira ubwiru, kuko burya ikintu ntaganiriyeho nawe nshobora kumuvuga. Abantu, umuntu ni umuntu, mu nda ni kure, mu mutima ni kure, sorry. Nshobora kuvuga ngo yitwa runaka, ugasanga na cyane ko ibi byaha hanze tujya dukunda kubibona, we avuyeyo n'abafashe interview ahandi avuze ibindi, you see. Ariko ni byiza kuvuga ikintu wabanje kukiganiraho n'umuntu kugira ngo bitaza kugira izindi ngaruka ku ruhande. Ntabwo muri akonfirima yuko umwe ashobora kwemerera undi kuba yavuga ko ari umukunzi we? Of course, kuba ntashobora, turabivuga, nshobora kugusanga kwereka sheri wanjye akubwira nti she's my fiancé, ariko ntabwo ndamwambika iyo mpeta. Ntabwo ndamwambika iyo mpeta. Byaba byiza kumuvuga namaze kumwambika iyo mpeta. Urakoze. Reka rero tugushimire cyane yuko mu bikorwa byawe tukwifuriza gukomeza kubikora. Amavuta y'Imana, umugisha w'Imana hamwe no gusenga, ntekereza ko byose Imana izabicishamo neza. Amen. Niko biri kandi niko nanjye mbyizeye mu mutima wanjye. Burya ikintu cyose umuntu akora gikomotse ku mutima. Hari umwanditsi umwe yaravuze ngo isengesho ridakoze ku mutima w'urisenga ngo nta nubwo ryakora ku mutima w'Imana. Bishatse gusobanura ko ibyo ari byose iyo umuntu akozweho mu gihe agiye gukora ikintu kigira umumaro, kiba gifite uburemere, n'aba kigaburira n'aba giha kibagirira umumaro ko ubwo bamaze gukorwaho nacyo. So rero n'isengesho nsenga mu mutima wanjye ndahamanya neza ko
uko umunsi utashye n'undi uko uje hari ahantu Imana izatugeza. Reka tugushimire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.